Ndagushimiye wowe uhisemo kumva iyi nkuru. Ni inkuru y'urukundo, inkuru ibabaje, inkuru ishingiye ku buhamya bw'ibyabaye ku muryango umwe hano mu Rwanda. Niba wumva Ikinyarwanda, ikaze muri iki kiganiro. Ni inkuru igaruka ku mugabo wihanganiye umugore we, babanye arwaye indwara ituma badashobora kuzuza inshingano z'urugo mu gihe kingana n'imyaka 10. Ni inkuru ibabaje kuko uyu muryango wategereje umwana wabo wa mbere mu gihe kingana n'imyaka 20 babana. Ni ibintu byari bitangaje, bigoye kubyihanganira ku buryo buri umwe wese atabishobora. Gusa uyu muryango ubu ngubu uri mu bihe byiza, uri mu ntsinzi kuko bashoboye kubyara abana 2. Bana natwe kugeza iyi nkuru irangiye, kandi niba uri mushya ntiwibagirwe kuduha inkunga yawe ukora subscribe ndetse utugezeho n'igitekerezo cyawe. Ikaze mu nkuru yacu. Urukundo rwabo rwabayeho nk'uko izindi zose zibaho. Ni urukundo ruzira uburyarya, urukundo rutanga icyizere cy'ejo hazaza. Umugore yashatse afite imyaka 20, yari afite ubwiza bw'ubuto n'ishyaka ryo kubaka ubuzima bushya bw'urugo. Umugabo yashakanye nawe yari intore, yari atewe ishema no kubaka urugo rushya n'uwo yari yarahisemo kumubera umufasha. Bari bafite byinshi bahuriyeho, ariko bageze mu rugo rwabo byahise bigaragara ko urugendo batangiye rwari rukomeye, kuko bahuye n'ingorane zitoroshye z'uburwayi uyu mugore yari afite, ndetse baza guhura n'ikindi kibazo gikomeye cyo kubura urubyaro mu gihe cy'imyaka 20. Mu ijoro rya mbere ry'ubukwe, umugore yagombaga guhishurira umugabo ikibazo gikomeye yari afite, indwara idasanzwe yo kuva amaraso adakama, imihango idakama. Iyi ndwara yari imuteye agahinda mu gihe cyose yabanye nayo, ikajya imutera guhagarika umutima no kumva yihebye cyane. Byari umutwaro utoroshye yari yikoreye, kuko yari yahisemo kubana n'uwo bakundanye. Yarabihishe kugira ngo bidasenya umubano yari afitanye n'umugabo we. Gusa ntibyari bushoboke, kuko ntawuhisha, ntawutwika inzu ngo ahishe umwotsi, niko mu Kinyarwanda cyiza bavuga. Kuko igihe cyo guhishura ikibazo cye cyari kigeze, ubundi umugabo we nawe yagombaga kubyakira cyangwa akagira ikindi akora. Iyi nkuru ku mugabo yari icyago cya mbere yumvise mu matwi ye kuva yabaho, kuko ibyo yari yiteze ku mugeni we si byo yabonye. Umugore akimara kubibwira umugabo we, yafunguye amaso ararira, yitsa imitima cyane, atekereza umwanya munini. Abwira uwo yakunze ko azihangana, kuko yari yizeye ko bizashira vuba, ko agiye kumuvuza, ubundi bakajya mu buzima busanzwe. Umugore we n'umugabo batangiye kubana ubwo buzima busharira kubera ikibazo umugore yari afite. Ese uyu mugabo azihangana? Bana natwe muri iyi nkuru ugenda usobanukirwa, urebe ubuzima bugoye yagiye acamo, ariko nawe urusheho kumwigiraho. Gusa uyu mugabo yabaye intwari, ari nako ngusaba gukora subscribe niba uri mushya, ndetse niba ukunda inkuru nk'izi ukande like, kugira ngo nujya kuri YouTube channel yawe inkuru nk'izi arizo zizajya zihita ziza mu za mbere. Uyu muryango wakomeje kubana nk'abantu bavukana, gusa byari biteye agahinda. Babana bategereje ko umunsi umwe wazaba mwiza, gusa ubu buzima busharira, ubuzima bwabagoye babayemo mu gihe cy'imyaka 10. Muri ubu burwayi bw'uyu mugore byari agahinda ku muryango. Bagerageje kwicuza, bahitamo gushwana, ariko ntibyabashobokera kubera urukundo bakundanaga. Bagiye kwivuza mu bapfumu, mu bavuzi ba gihanga, bajya no kwa muganga, ariko bikomeza kwanga. Kubana imyaka 10 utaryamana n'uwo mwashakanye si ugukunda gusa, ahubwo ni ubutwari buhambaye. Ntabwo buri wese yabishobora. Uyu mugabo yagerageje kurinda umubabaro uwo yakunze. Uyu mugabo yashimangiye urukundo akunda umugore we mu bikorwa bye bya buri munsi. Yifuzaga kutazamuhemukira nk'uko yari yarabimusezeranyije. Yitaga ku mugore we, akamugurira imiti, akamuhumuriza mu gihe cy'agahinda, ndetse akamurinda amagambo y'abaturanyi batumvaga neza iby'urugo rwabo, kuko babonaga batarabyara. Ariko nk'uko bibaho mu buzima bwa muntu,
Uyu mugabo ntiyari Imana, ntiyashoboraga kwihangana, hari ubwo yacikaga intege. Hari igihe cyageze uyu mugabo ariheba, akajya atura umugore we agahinda yamuteye, akamubaza niba Imana imuzi. Hari igihe cyageraga umugabo akirukana umugore we ngo asubire iwabo, kuko yumvaga ananiwe kwihangana. Umugore yarihanganaga kubera nawe yari azi ikibazo afite, akiyemera akababara. Uyu mugore ubwo bamwirukanaga yaratahaga, ariko mu gihe gito umugabo yahitaga kumbura uwo yakunze akajya kumucyura. Mu bihe bigoye baje kwiyemeza kwihangana, ariko bakomeza kwicuza no gusenga, bakomeza kwivuza, ariko umugabo akajya yicuza impamvu yakunze. Umugabo aremera ashakira umugore w'imiti, akajya anamuzanira imiti y'ibyatsi byose akabinywa. Urugendo rwo kwivuza rwashimangiye urukundo rwabo. Umugore yagerageje byinshi, akanywa amoko menshi y'imiti. Nyuma y'igihe runaka, imiti y'ibyatsi barangiwe n'umugabo w'inshuti y'uyu muryango waje gukiza indwara ye yo kuva amaraso adakama. Ibi byabuzaga umugore umunezero, kuko yamaraga nk'ukwezi yarakize, byakongera akaba nk'amezi 3 adakama. Gusa byari ibyishimo ubw'uwo munsi umugore yamenyaga ko yakize, kuko yaje kumara igihe cy'umwaka indwara ye itaragaruka, uburwayi bwe bugenda buheriheri. Nyuma yo gukira indwara yo kuva, icyari gisigaye ni ukubahiriza inshingano z'abagore n'abagabo. Ariko nabyo byabaye urugamba, kuko babayeho igihe kirekire batarabyara. Ubwo imiryango ya bombi yabotsaga igitutu ibabaza impamvu batabyara, ariko ibyo bikabatera agahinda. Uyu mugabo w'intwari wari warihanganiye kutabonana n'umugore w'imyaka 10, yagowe no kwihanganira kubaho nta mwana. Gusa yakomeje kwikomeza, kuko ibyo yari avuyemo nibyo byari bikomeye, arikomeza akomeza gusenga afatanyije n'umugore we. Umugore we yahumurizwaga n'abantu benshi, ariko abamwumvaga cyane barimo nyirabukwe ubyara umugabo we. Umugabo we niwe wamuhaga hafi kurusha abandi. Rero burya umugabo wawe agushyigikiye, umugabo wawe akumva ataguca intege, ntabyo utashobora kunyuramo, kuko ari we mubana mu buzima bwa buri munsi. Ndagusabiye niba ukiri umukobwa, Imana izaguha umugabo ukumva. Kandi niba uri umugore, uzasenga Imana ihindura umugabo wawe niba atakumva, ajya kubera umujyanama akwihanganire, ariko nawe ujye umubera imfura. Uyu mugabo nubwo yigeze kumucyurira, akamutera igikomere, akamubaza niba Imana itamuzi, cyari ikimenyetso gikomeye cy'uko yamukundaga, kuko yashoboye kumwihanganira imyaka 10. Umugore iyo yibukaga ibi byahumurizaga umutima we. Uyu mugabo yubahirije inshingano z'urugo nk'uko bisanzwe, anyurana mu bibi n'ibyiza n'umugore we, mu butindi n'ubukene, mu burwayi n'ubuzima bwiza bwose banyuragamo, yakomezaga kwihangana. Nyuma yo gukomeza inzira yo gusenga no gukomeza kunywa imiti, umugore yagiye kwa muganga, bamubwira ko kubyara kwe bigoye kuko imiyoborantanga yazibye. Agira agahinda ariheba, ariko akomeza guhumurizwa n'umugabo we. Muri ibyo bibazo byose, umugabo yakunze gusenga cyane, amenyana n'abantu benshi. Habamo undi mugabo w'inshuti ye wamurangiye umuti w'ibyatsi. Uwo muti Imana yawukoreyemo umugore warashatse afite imyaka 20, asama inda afite imyaka 40 y'amavuko. Kwibuka igihe Imana yabahumurije no guhagarika amaraso no kubaha umwana, byatumye barushaho gukundana. Imana nayo irushaho kuyishimira, nabo bakajya bayishima aho bageze hose. Kuko umugore yasamye ntiyabyizera, yagiye kwa muganga bamubwira ko yasamye, yanga kubyemera, ariko yagiye abyemezwa n'ibimenyetso yagendaga abona. Nyuma y'amezi 9 yabyaye umwana w'imfura we, avuka ari umwana w'umukobwa mwiza cyane. Umuryango wabayeho mu mashimwe, ubaho unezerewe,
banyurwa n'uwo mwana, bamara igihe kirekire bavuga ko urubyaro rwongeye kwifunga, ariko umugabo wari wizeye ko Imana ishoboye byose agumana icyizere ko bazabona undi mwana. Basa nk'aho bihebye, uyu muryango wabayemo igitangaza. Ku myaka 50, uyu mugore yongeye gusama indi nda. Bagira ngo izamwica, ariko kuko byari ku bushake bw'Imana, yabyaye neza uwo mwana, abyara undi mwana w'umuhungu. Impundu ziravuga mu muryango. Uyu mugore uhorana amashimwe aho anyuze hose, avuga ko guhumurizwa n'abamubagaba hafi barimo umugabo we byamukomeje mu rugendo rw'uburwayi bwe. Nubwo indwara yo kuva yarwaye yahungabanyije ubuzima bwe bwo kuba umubyeyi, Imana yaramwibutse imusubiza ibyo yari yarabuze byose. Inkuru y'uyu muryango igomba kuba isomo ry'ubutwari kuri buri umwe wese uhanganye n'ibigeragezo birimo no kubura urubyaro. Iyi nkuru irimo amasomo akora ku mitima ya benshi bahuye n'ibibazo bisa gutya. Niba uzi ko ufite ikibazo nk'iki, wikiheba kandi wikiganyira. Hari igihe Imana izaguhindurira amateka, izibura inda yawe ibyara. Kandi niba ufite uburwayi bugukomereye, humura witinya, ntabwo ari ubwo kukwica, Imana izagukiza. Isomo rya mbere twakwigira muri iyi nkuru ni uko tugomba kwihanganira ibibazo turimo, tukihangana dutegereje ibisubizo, kandi mu gihe duhuye n'uburwayi tugasenga ariko tunivuza. Isomo rya kabiri ni ukugira ubutwari, kuba intwari no kutagira uwo wahemukira, nk'uriya mugabo wanambye ku mugore we mu bibazo byose banyuzemo. Isomo rya gatatu twakura muri iyi nkuru ni uko tugomba kuba hafi y'abantu bacu mu gihe cy'ibibazo, kuko iyo bagiye kure bibatera kwiheba, rimwe na rimwe bikaba byanabatera kwiyambura ubuzima. Isomo rya kane ni uko tugomba gukunda abantu by'ukuri, tukirinda kubaryarya, kwirinda kubabwira nabi, tukirinda kubahemukira, tukirinda kubaba kure mu gihe cy'ibibazo, ahubwo tukabitaho ariko turushaho no kubakunda. Isomo rya gatandatu ari naryo rya nyuma nabateguriye ni uko tugomba kwizera Imana, tukayiringira kandi tukayitegereza, tukirinda kwirwanirira, yo ikaturwanirira kuko ishoboye byose. Iyi nkuru y'uyu muryango ni inkuru ikubiyemo byinshi twakwigiraho, gusa muri iyi si hari benshi babuze urubyaro. Inama ni uko bakwiye gusenga no kwivuza, ubundi bagategereza icyo Imana izakora. Iyi nkuru niba igukoze ku mutima, nta kabuza kanda like. Kuba waba uyisoje utarakora subscribe byo ndabizi ko ari ikosa utakora. Gusa niba wumva igufashije, ikaba yanafasha abandi, isangiza inshuti zawe, ukore shares ahantu hatandukanye. Imana iguha umugisha. Wakoze kubana natwe. Inkuru nk'izi zivanwa mu buhamya bw'ibyabayeho, nakagaruka hano dusubire ku munsi w'ejo.